None rero bakunzi bamenya nibi info twagarutse kandi tubaha ikaze tubasuhuza, tubashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi cya gatanu kuri gatanu. Uyu munsi twaje kugira ngo tukugire imuzi cyangwa se tuve imuzi n'imuzingo, tukubwire amakuru y'imbere cyangwa se amakuru rusange agize akarere ka Muhanga. Turakubwira ubuzima, imibereho y'abaturage, turakubwira inkomoko, ubuso ndetse n'ibyinshi turaza kuba twakubwira umusaruro cyangwa se uduce tugize akarere ka Muhanga. Ni byinshi turaba twakunyuriramo, reka tubikunyuriremo muri makeya tukubwire muri rusange cyangwa se mu buryo burambuye akarere ka Muhanga. Kanda subscribe rero niba ukigera hano bwa mbere, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Reka twihute rero, reka tukubwire ko akarere ka Muhanga kari mu ntara y'amajyepfo cyangwa se South Province. Kakaba gafite cyangwa se umujyi wunganira umujyi wa Kigali, ariwo wakundaga kwitwa cyangwa se kera guhera muri 2006 cyangwa se aribwo witwaga Gitarama. Ubu rero byari hafi ya kilometero 45 kugera kuri 50 uvuye i Kigali, ubwo ni ibirometero birimo uva mu mujyi wa Kigali. Reka tukubwire rero imibere cyangwa se imiterere n'ubuso n'imibare y'abaturage n'imiyoborere igize aka karere ka Muhanga. Aka karere ka Muhanga rero gafite ubuso bwa hafi ya 647.7 km². Abaturage bakaba rero bangana n'ibihumbi 3,833 mu mibare yagaragaye muri 2022 cyangwa se sensio yavuyemo. Rero hano abaturage benshi batuye mu cyaro cyangwa se abaturage benshi batuye mu bice by'icyaro kurusha mu mujyi, aho akarere kagizwe n'imirenge igera kuri 12, utugari 63 ndetse n'imidugudu 30 cyangwa se 331. Ahangaha reka tukubwire ibidukikije, ikirere n'ubutaka bigize akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga rero kari mu bice by'imisozi n'igice cya plateau cyangwa se hills. Hari n'uduce tungana rero muri mountain zihanamye. Ahangaha rero ikirere cyaho gikozwe mu mvura ebyiri nini, imvura y'igihe gito n'igihe cyose cy'izuba, umuyaga. Haboneka rero ibihe by'imvura n'ibya dry. Ahangaha rero ubutaka bukungahaye ku buhinzi, hari n'amahirwe y'ubuhinzi bw'imboga, ibigori, mayisi, icyayi, makawa ndetse n'ibindi bihingwa. Reka tukubwire imibereho n'iterambere bigize iki gice cy'akarere ka Muhanga. Aka karere ka Muhanga mu bijyanye rero n'amashuri, mu rwego rwo kwiga cyangwa se amashuri y'iterambere, amashuri y'iterambere ya primaire ruri ku rwego rwo hejuru mu kwitabira. Hano amashuri yisumbuye secondaire n'ubwishingizi bw'uburezi biri hasi ugereranyije n'ishoramari ririmo. Ikindi kandi ikigereranyo cy'ubumenyi bwo gusoma no kwandika mu bakiri batoya ni 15 kugera kuri 24% kiri hejuru gato mu cyangwa se mu musaruro rusange w'igihugu cy'u Rwanda. Ibijyanye rero n'amazi meza, hariho imbaraga zashyizwe mu gutanga amazi ahagije mu mujyi wa Muhanga mu mwaka
w'ingengo y'imari ya 2025 na 2026. Bijyanye n'ubukungu, ibikorwa by'iterambere, ubukerarugendo, ahantu hasurwa ari Kabgayi, ahantu hakomeye mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu gihugu cy'u Rwanda. Muhanga kandi ifite ubushobozi bwo gukura mu bucuruzi, ubwikorezi n'imihanda, kubera ko umwanya wawo cyangwa se wayo ugera hafi ya Kigali. Hari na gahunda rero y'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka mu murenge no mu mujyi wa Muhanga, kugira ngo rero ubutaka bwifashishwe neza. Ubwo rero yari ibyo twakubwiraga bigize akarere ka Muhanga, tukubwira wowe udukurikira umunsi ku munsi, kugiye twandikira muri comment ukatubwira uburyo wabyumvishe. Iyi ni FAB TV rero, kanda subscribe kandi ukoze jya kugira ngo uzajye ubona inkuru n'ibiganiro tugucishiza hano kuri FAB TV. Turabakunda cyane, ciao ciao.